sinatinya kuvuga yuko hari abantu Pastor Theogene yaje abegereza Imana abazana kuri Kristo kandi ni nawo mumaro w'umuvugabutumwa koko ubundi nyambwira abantu ni abavugabutumwa turabakomisiyoneri ba Kristo bafata abantu tukabahuza na Kristo. Ejo bundi twaraganiriye ambwira ukuntu yabanye na Theogene ku mihanda, ubu nawe ni umuvugabutumwa. Avuga ati ngiye Theogene twarabanye ku mihanda hariya za Nyabugogo, iyo ari kuvuga, iyo ndebye ibiganiro bye niyo nahuriraga nawe mu ivugabutumwa, nabonaga Pastor Theogene koko ari umuntu wahamagawe n'Imana. Ndebye ubuzima yari arimo, ndebye ibyaha yakoraga, ndebye naho ageze ubu, aho yitabye Imana ageze, mbona yuko Pastor Theogene yari yarahamagawe n'Imana. Iki kiganiro byatumye nyumva ndakirangiza. Uyu nguyu aragira ati ngewe Pastor Theogene yari umukozi wa Satani. Bivuze ngo bahari abapasiteri 10. Aba bapasiteri 10 bose ngo bakoreraga shitani. Hanyuma uyu wabivuze aravuga ngo Pastor Theogene kandi niwe wamfashe nanjye nyinjiza muri iryo tsinda ry'abakozi b'Imana ariko bakorera shitani. Muri make aje kwangisha abantu, arega si kwangisha abantu Pastor Theogene bonyine, aje kwangisha abanyarwanda, aje kwangisha abakristo, abakozi b'Imana. Kuko niba Pastor Theogene dufite abapasiteri muri kino gihe batapfundura udushumi twa Pastor Theogene abayakiriwe, uri kumva, noneho uje kugaragaza ko Pastor Theogene yakoraga n'imyuka mibi. Uyu musore niba ari no gutwika, namubwira ngo ntago ariko batwika, niba ari no kwangisha abantu izina ry'Imana, manze yibuke ko hari 7,000 bitarapfukamira Bayali. Iki nacyo kibuke ko ikinaje gukora, amanza gitekerezeho. Niba yashakaga gukiza abantu, kuko aratubwira ko yahindutse, uri kumva, agiye gusenyera Satani. We wamugani abandi 8 bafatanyije nawe kuki atari batubwira ahubwo ngo ari bo twirinda. Umuntu araje ngo nakoranaga nabo, nari kutwereka ibimenyetso bigaragaza ko yakoranaga nabo, ntari kutwereka ibimenyetso by'abandi basigayeyo ngo tumenye uko twirinda. Ahangaha ari kudutuburira. Impamvu baza kumutwikiraho, Pastor Theogene yubatse izina rigaburira abantu. None na nyuma yo gupfa baracyashaka ko ribagaburira rya zina. Niyo usomye Bibiliya, Imana ikubwira ko na nyuma yuko Elisa amaje gupfa, ari gihe bahetse umurambo, bageze mu nzira baranyerera, umurambo uragenda wikubita ku gituro cya Elisa. Hanyuma umurambo urazuka. Ariko nihe mpamvu bajya kugaragaza ngo dore ngo ku gituro ngo cya Pastor Theogene ngo aho ashyinguye bakagaragaza ifoto yaho n'igituro cyaho, nuko rya zina rya Pastor Theogene ari izina ryavuzweho n'Imana na n'iyi saha rikigabura. Dukure amaso, cyangwa se arashaka kugira ngo abanyarwanda bakure amaso ku bavugabutumwa bakomeye mu gakiza, hanyuma batangire kubona yuko ari abatubuzi. Uyu musore uvuga yuko Pastor Theogene yakoranaga na Satani, ndetse Pastor Theogene yatanzwe nk'igitambo, niba atari intumwa ya Satani. Yes, reka nanye gusuhuza aho dukurikiye, ni by'agaciro gakomeye cyane kubugarutse kubana natwe umwanya nk'uyu nguyu. Reka ngushimira aho wabereye hose, waba dukurikiye hano mu Rwanda cyangwa se hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Amahoro y'Imana abane nawe. Kuri kamera ndi kumwe na Ngoboka Miriam, kijwe ku mutima no ku mubiri. Yego, Ngoboka amakuru. Ndashima Imana. Se Miriam muri bamurangamuntu? Oya, Miriam ntabwo reba mwirangamuntu. Ari kuwe se okay, urabona bino bintu byo gusenga, ari ukuntu ujya gusenga Imana ikavuga ngo nkuyisizinire niri. Hanyuma rero nanjye mpita numva ndarikunze. Niyo mpamvu mu mazina yanjye mvuga naryo rizamo. Miriam kuki wari kunze, wari kundiye iki? Miriam yari mushiki wa Mose. Yego. Ikintu cyamuranze yari umuririmbyi. Hanyuma rero numva nanjye ubuzima bwanjye nshobora kuzarangwa no kuririmba, maje kwambuka inyanja imwe mu zindi imbere. Hari inyanja ufite wumva urimo gushaka? Hari inyanja mba ndi kubona ndi gusatira, kandi ndi kuva mu Egiputa ngana mu ijuru.
hanyuma rero nimara kugera mu ijuru kumva nzaririmba. uzaba nka Miriyamu. Nzaba nka Miriyamu. N'ubu mba mbyitoza kuzaririmbira Imana. Rero kumva niyo mpamvu nahise ndikunda. Niyo mpamvu nahise ndikunda nanjye ndumva nzamera nka Miriyamu nimara kwambuka. Hari igihe nzaririmba Evo. Hari igihe nzaririmba nkaririmba. Iyo ndi hano mu isi hari n'ukuntu ndirimba ariko nkagira imigozi nkuru igatuma ntaririmba. Ariko nimara kuva muri ino si ngeze mu ijuru aho nzaba ndi kumwe n'Imana, aho nzaba ndi kubona bagenzi banjye twakoranye umurimo w'Imana cyangwa se abo nigiyeho bambanjirije, nzaririmba kuko ntabwo nzongera kuba mpura n'ibimbabaza muri ino si, ntabwo nzongera kuba mpura n'ibicumuro, nta kigeragezo namba, nta makuba, nta byago. Muri yarabirimbye aravuga ngo muri ino si nta mahoro yuzuye, ariko kwa data mu ijuru niho hasendereye amahoro. Ndikumva rero kuko nzaba nageze ahantu hasendereye amahoro, kuririmba nzaririmba. Nose Ngoboka, urumva wizeye ko ijuru ubu ngubu waritaha? Arega usibye wenda iby'abantu biha bakiha no kwiyemera, ijuru kuritaha ni ukubishobozwa na Kristo. Kandi kubishobozwa na Kristo nanjye nuko mwemerera akanshoboza. Kuko ku bwanjye iyi si ntuyemo, uyu mubiri nambaye, Satani ntabwo byanyemerera kuritaha. Ariko yo nizeye Kristo Yesu, mba mfite ibyiringiro binyemeza yuko iri juru nzaritaha. Yego. Mfite ibyiringiro kandi bitankoze isoni. Kandi nyiri ibyo byiringiro ubimpa arahari. Muri make uneshereza arahari kandi ndamwemera nkanamwizera. Ubwo rero ndi mu ruhande rwiwe, niko yavuze ngo muri mu ruhande rwanjye nta mubisha namba. Niba ndi mu ruhande rwiwe rero kumva nta kibazo gihari, ijuru nzaritaha. Yego. Ngoboka, reka twigaruke kuri iyi mihanda yacu. Hari hamaze iminsi inkuru za Pastor Theogene Nyakwigendera zaracogoye. Ariko nabonye zongeye kugaruka. Zigaruka mu yindi sura. Zigaruka hari umuntu uvuga ko rwose ngo yari kuri misiyo yo kumuhitana hari. Nibe ntibeshye ngira ngo iyo nkuru nawe ushaka kuba wayibonye. Yego nayibonye. Wabyakiriye gute? Iyi nkuru nkimara kuyibona byanteye kwibaza byinshi, ariko kandi bintera no kwibaza ku wayigaruye. Abantu Pastor Theogene turamuzi, yaba ababanye nawe mu buzima bumwe cyangwa ubundi, abasenganye nawe, abo yagiriye neza, abamubonye kuri social media. Pastor Theogene turamuzi. Ikindi kandi nitujya tuvuga umuntu ngo turamuzi, ikikubwira ko umuntu muzi nuko hari n'imico ye uzi. Yego. Buryo uzakubwira ngo runaka ndamuzi kandi akaba atakubwira icyo yanga, akaba atakubwira icyo akunda, akaba atakubwira ikibi cye, akaba atakubwira icyiza cye, uriya muntu ntabwo amuzi. Rero Theogene abantu abenshi, ubwo niyo mpamvu nahereye ngo kubo babanye mu buzima bumwe cyangwa ubundi, abo yabwirije, abo yagiriye neza, n'abamubonye kuri social media. Pastor Theogene tumuzi nk'umukozi w'Imana. Yego. Ndetse wanahembuye imitima ya benshi. Sinatinya kuvuga yuko hari abantu Pastor Theogene yaje abegereza Imana, abazana kuri Kristo. Kandi ni nawo mumaro w'umuvugabutumwa koko. Ubundi nyambwira abantu ni abavugabutumwa turabakomisiyoneri ba Kristo. Bafata abantu tukabahuza na Kristo. Hanyuma iyo tumaje kubahuza na Kristo, Kristo noneho we icyo akora ni ukubagumana. Rero abantu Theogene tumuzi muri ubwo buryo. Abandi bamuzi bakiri mu mihanda. Hari umusore umwe witwa Theoneste, ejo bundi twaraganiriye ambwira ukuntu yabanye na Theogene ku mihanda. Ubu nawe ni umuvugabutumwa. Avuga ati ngiye Theogene twarabanye ku mihanda hariya za Nyabugogo,
iyo ari kuvuga, iyo ndebye ibiganiro bye niyo nahuriraga nawe mu ivugabutumwa, nabonaga Pastor Theogene koko ari umuntu wahamagawe n'Imana. Ndebye ubuzima yari arimo, ndebye ibyaha yakoraga, ndebye n'aho ageze ubu, aho yitabye Imana ageze, mbona yuko Pastor Theogene yari yarahamagawe n'Imana. Rero Pastor Theogene n'urupfu rwe abeshi rwaduteye igikomere cyane, ku buryo iyo ntabwo ari ukukubeshya, hari nk'ukuntu njya gufungura njya nka kuri stati nkahita nsangaho nk'umuntu wapositinze Pastor Theogene, uzi ko aha hantu mpita mparenga video ntayumvishe, nta yindi mpamvu si uko ari ibibi muziho, ndabizi n'ibiri muri iyo video nabyo ni ibyiza, ariko mpita numva nongeye gukomereka, mpita numva yongeye gukurura amarangamutima yanjye, nkahita numva kongera kumwumva kuri video, ariko ntazongera kubona video ze zikurikiyeho, nkahita numva ntabwo nshaka kongera kubyumva, nkahita ndeba kureba iyo video. Ariko ejo Pastor Theogene tutazahura ngo ambwirize cyangwa se anyereke inzira nk'uko yayeretse abandi, nkahita numva ni igikomere. Iyi statement nyirenga ni ukuri kose, unageze no muri telefone yanjye ntabwo wasangamo akavideo ka Theogene. Nta yindi mpamvu, si ukumwanga mbisobanure, ahubwo ni ukwirinda gukomereka. Yego, uri kumva? Kuko mpita mvuga nti byibuze yaba akiriho nakamushatse nkamubwira ni mukozi w'Imana, nzamura mu mavuta, nakamushatse nkamwaka ubuhamya, nakamushatse tukaganira nkamwigiraho. None ubu ngubu kubona akavideo ke, nta kindi kiganiro nzagirana nawe, mpita numva ari ibintu binkomerekeje. Rero kandi ibi nimbivuga ntabwo ari njyewe njyenyine, hari n'abandi benshi bakomerekejwe no guhomba Pastor Theogene cyane. Kandi ubwo nimbivuga ndabivuga muri societe nyarwanda, ntabwo ndagaruka mu rugo noneho ku bana b'imfubyi yareraga bafashwaga na Pastor Theogene. Uri kumva? Bakaba bazi ngo kwambara ni Pastor Theogene, bakaba bazi ngo kurya ni Pastor Theogene, bakaba bazi ngo iyi nzu turimo ni Pastor Theogene, bakaba bavuga ngo ubuzima bwacu bwose turi kubukesha Pastor Theogene. Nkahita ngaruka ku mugore we. Umugore we arabizi ko yahombye umuntu wari ingenzi, na n'iyi saha muganiriye yakubwira ati kuba Imana yarajyanye Pastor Theogene ikamujyana hakiri kare yarampemukiye. Rero uri kumva, Pastor Theogene hari ibintu twamwigiye kandi tubimwigiraho nk'umukozi w'Imana. Yego, mbisubiremo, ibi twabimwigiyeho bitujyana ku Mana. Uri kumva? Ijambo ry'Imana yigishaga, umuntu wese yahitaga yizera imbaraga z'Imana. Niba avuze ati njyewe naracomaga kwa kundi yabisubiragamo, njyewe nari nzahari, ugahita uvuga uti ariko koko iyi Mana ishobora gufata umuntu. Hari akavideo nigeze kubona ko mu bukwe bwiwe, ndeba ukuntu yanganaga, yarafite taye nk'iyi yanjye, ariko reba aho yari amaje kugira, ukavuga uti kuko niba Pastor Theogene reba ukuntu yari ameze ajya gukora ubukwe, none reba ahantu Imana imugejeje, ugahita wizera Imana wumvanye Pastor Theogene. Ugahita niba avuze ati njyewe naracomaga, ugahita wumva koko Imana yahinduye ubuzima bwa Pastor Theogene. Urumva Pastor Theogene yabaye mayibobo, yari Marine Nyabugogo. Yego. None niba nk'izindi mayibobo zamubone zikavuga niba Imana ishobora kuba yaramukuye hariya muri buriya buzima akaba yarageze kuri uriya rwego. Yego. Urumva uhita wizera nyine ko hari ahantu nta hantu Imana itakura umuntu, nta naho itamugeza. Rero ibi bintu kugaruka kandi nanone ukavuga amakuru mabi kuri Pastor Theogene. Iki kiganiro njya ngirirwa ubuntu bw'uko ikiganiro nabonye nkumva nkibajijeho, ntabwo njya nkibazaho ngo birangiriraho, ndacyumva nkabanza nkakirangiza cyose uko cyakabaye, ijambo kurindi. Iki kiganiro byatumye nyumva ndakirangiza. Uyu nguyu aragira ati njyewe Pastor Theogene yari umukozi wa Satani. Ugahita wibaza, toka shitani. Nkimara kubyumva ngo yari umukozi wa Satani, kubera iki? Yavuze ngo bari abapasiteri 10.
aba bapasiteri 10 bose ngo bakoreraga shitani. Hanyuma uyu wabivuze aravuga ngo Pastor Theogene kandi niwe wamfashe nanjye nyinjiza muri iryo tsinda ry'abakozi b'Imana ariko bakorera shitani. Ibaza bikumva ahanga wenda tutarajya kure uhita wibaza niba ufashe umuvugabutumwa nka Pastor Theogene. Ntabwo nzi umubare w'abahindutse kubera Pastor Theogene, uri kumva, ariko reka tuvuge ko ari umubare munini w'abahindutse. Reka tuvuge ntabwo nzi umubare w'abafashijwe w'abizeye imbaraga z'Imana kubera Pastor Theogene. Ugahita ureba uyu muntu ugarutse akaza kubibura imbuto Pastor Theogene yabibye. Akaza muri make aje kwangisha abantu, arega si ukwangisha abantu Pastor Theogene bonyine, aje kwangisha abanyarwanda, aje kwangisha abakristo, abakozi b'Imana. Kuko niba Pastor Theogene dufite abapasiteri muri kino gihe batapfundura udushumi twa Pastor Theogene abayakiriho, uri kumva, none uje kugaragaza ko Pastor Theogene yakoraga n'imyuka mibi, uje gutangaza iki? Uje gufata n'abandi bapasiteri twizeraga nk'abakozi b'Imana, uje gufata abandi bapasiteri twemera nk'abakozi b'Imana kandi banaduhinduriye imitima, twizera Imana bitewe n'aba bapasiteri, kandi bafashe ubuzima bwacu bahinduye ubuzima bwacu kubwo kwizera Imana, bahinduye ubuzima bwacu kubwo kudufasha mu buzima bwa gikristo ndetse no mu bundi buzima busanzwe. Urangije uje gufata aba bapasiteri ugiye kuvuga ngo ni abapasiteri bakorana n'imbaraga za shitani. Ese hari ikintu mpita nibaza ahangaha, misa numva nagira ifu, mpita nibaza ese uyu muntu ibi bintu ari kuvuga aratekereje? Niba uje kuvuga ngo Pastor Theogene yakoranaga n'imbaraga za shitani, ese watwereka urugero rw'abandi batakorana n'iza shitani? Hanyuma se ukuri kwawe turi bukwizezwe n'iki? Twemeye ko hari abo ugiye kuvuga koko, birashoboka. Ukuri kwawe turi bukwizezwe n'iki? Niba baje batwereka ukuri, uhinyuye ukuri kwawe, wewe ukuri ugiye kutubwira n'ukuhe turi buze kwizera? Iki kiganiro nagikurikiranye, umunyamakuru agera naho amubaza ati ese Pastor Theogene ni iki yabakoreye? Aravuga ngo niba hariho ikintu cyatubabaje. Wumva ukuntu uyu musore niba ari no gutwika, namubwira ngo ntabwo ariko batwika, niba ari no kwangisha abantu izina ry'Imana, manze yibuke ko hari 7,000 bitarapfukamira Bayali. Iki nacyo cyibuke ko ikinaje gukora, amanze gitekerezeho. Sinumvisha nawe ngo ari umupasiteri se? Nese umupasiteri ukora ibi ngibi babaho? Wenda Bibiliya iravuga ngo tuzabamenyera ku mbuto zabo. Niba koko ari umupasiteri, izi mbuto se ntizahita zikwereka uwo ari we? Ntabwo ari umukozi w'Imana. Nese umukozi w'Imana watinyuka, ariko uzi ko binabaye ari byo, usibye ko atari nabyo, nge nabishyiraho akadomo nkavuga ngo sinabyo. Uzi ko binabaye ari nabyo, nk'umushumba, nk'umukozi w'Imana, nk'umupasiteri nk'uko yabivuze, yajya mu butayu akajya guhendahenda Imana akavuga ati mbabarira ukure aba bagenzi banjye, niko yabigenza. Arega none si ibintu byose niko tubizana kuri kamera? Ntabwo ariko byose tubizana kuri kamera. Hanyuma babaje, yavuze ngo niba hariho ikintu cyambabaje, cyatubabaje, ngo ni ikibwirizwa yatangiye kwa Pastor Mignone, kwa Apotre Mignone. Yego. Haramubaza ngo none se ngo ni ibiki yahavugiye cyangwa ni ibiki yahakoreye byababaje? Arya iminwa ntiyagaragaza icyo yavugiye kwa Pastor Mignone cyababaje cyangwa yakoreye kwa Pastor Mignone cyababaje kwa Apotre, ahubwo arandikira aravuga ngo nuko ngo nyine ngo guhera uwo munsi ngo yise ngo atangira ngo kwifatanya ngo n'abanyamasengesho, ngo ajya mu byumba by'amasengesho. Niba kuko hari ikintu cyababaje, kuki icyo kintu utakivuze ngo kigaragaze, uvuga uti ikintu cyatubabaje kwa Pastor Mignone yakoze iki niki? Ubizi saha amagambo ndi kuvuga, ngewe uzi saha iryakubabaza, iryaba ryakubabaje, ejo ugarutse kuri kamera wavuga uti ngoboka mu magambo yavuze, ijambo ryambabaje ni iri ngiri. Yego.
ariko ntabwo warikwepa ngo ujye kuvuga ngo ikintu cyambabaje ngo nuko wenda yaje kuri kamera. Yego naje kuri kamera, ariko icyakubabaje nakoreye kuri kamera ni iki? hari ijambo ryaba ryatumye koko ubabara, haba hari ijambo, kandi koko iri jambo ryaba rihari ku buryo arega tujye tuvugisha ukuri. Ubu ngubu iryo jambo urivuze biba bishoboka ko iri jambo warisubiramo, wanarigarura, abantu bakumva ko iryo jambo ryagize gute, ryanavuzwe. Rero uyu muhungu ntekereza ko kaba ari agatwiko, ariko rimwe na rimwe kadashobora kumuhira. Ntabwo ari kuriya batwika, kuko impamvu mvuga ko kadashobora kumuhira ni iyi: wewe urafata umuntu abantu baboneye mu Imana, bizerera mu Imana, urangije uje kumusenya. Ahangaha reka nkubwire, Yesu Petero yandika mu nzandiko yanditse mu rwandiko rwa 2 igice cyaho cya 2, hari ijambo yavuze, ntibuka umurongo yavuze, avuga ngo niba mwarasogongeye mukamenya yuko Yesu agira neza, nimumwegere, niwe buye rizima ryanzwe n'abubatsi, ariko ku Mana rihinduka irikomeza imfuruka. Uri kumva? Abantu bamaje gusogongera bitewe n'ikibwiriza Theogene yabwirije, abantu bakijijwe bitewe n'ikibwiriza Theogene yabwirije, abantu bariye kubera ko Pastor Theogene yabagaburiye, abantu bambaye kubera ko Pastor Theogene yabambitse. Imbuto waza kubiba izarizo zose ntizishobora kumwangisha, ntizishobora kubangisha Theogene. Icyo cyo akizere yuko kitashoboka, ahubwo ibingibi aje gukomeretsa Siya, mugore wa Theogene. Kuko yego ntabwo ashobora kumuva mu mutwe, ariko birababaje guhora kuba umugabo wawe umuzi nk'umukozi w'Imana, umwizera nk'umukozi w'Imana, mbese muri make uri kurwana no kwiyakira, none mukanya uje kongera kumushinyagurira. Ibi ni ugushinyagura, ibi ni ugushinyagura ku rwego rukomeye. Uri kumva? Ibi ni ukuza gukora mu gisebe, ni ukuza kongera gukomeretsa abababajwe n'urupfu rwa Pastor Theogene. Mbonereho rwose uyu musore, kuko ndabizi iki kiganiro ntari bubure kucyumva, kuko ubwo ari gushaka gutwika arajya kurikirana abantu bose bavuze kuri iki kiganiro, ntabwo arabura kucyumva. Weho icyo uri gukora, uri gukomeretsa abantu, kandi urabakomeretsa weho witaba mu rwe butazikuramo. Kubera yuko dore impamvu ndabona bigutunguye Evo. Yego ni kwibaza urwa barimo kwitamo. None se tuvuge, ntago yavuze ngo afite itorero. Niba koko afite itorero, Brasa rifite? Ntago mbyemeza. Ntago mbyemeza, kuko umuntu ufite itorero ntago yitwara kuriya. Nanjye utarifite sinatinyuka kwitwara nka kuriya, noneho ibaze urifite. Rero impamvu ngo ari kwitaba mu rwobo, niba ari umuhanuzi, abantu bakaba bamwizeraga nk'umuhanuzi, bakaba bamwemeraga nk'umuhanuzi. Niba kuko yari afite iryo torero, ntabwo mbihagazeho. Niba kuko yari afite, akaba yari afite abakristo bagiye kumucikaho kubera yuko babonye yuko adashoboye gushumba, adashoboye kuyobora. Uri kumva? Atari mu mwuka wera w'Imana. Ese niba uri kuvuga ngo navuye koko, ni iki kirabahamiriza? Muri make ufasha abantu wahanuriye. Uri kumva? Muri iki afasha abantu yahanuriye, abantu yabwiye ngo Imana iravuze, arangije kubabwira ngo ntabwo ari Imana, burya yari indimo, nakoreshwaga n'izindi mbaraga. Uri kumva? Ni iki kiri butume bazongera kwizera imbaraga zikurimo? Ese niba wakurikiye neza, ubundi aba bapasiteri 10 bakoraga iki? Bari bashinzwe iki? Uri kumva? Yavuze ngo aba bapasiteri ngo bari bafite inshingano zitandukanye. Noneho ngo bo icyo bakoraga kwari ukwigisha abantu, ariko ibyo bavuga biri ku munwa, ariko ngo bitari ku mutima. Hanyuma ngo kwari kugira ngo babigishe
bo bizere imbaraga z'Imana ariko bazizerere mu kirere atari mu rwego rwo kugira ngo kuko bazizere nk'abagomba guhinduka kandi dushingiye kuko abandi yabagize ibanga dushingiye ku byo Pasiteri Theogene yigishije ntabwo abantu babifashe nk'ibintu biri mu kirere abantu barakijijwe byari ibintu bikomeye kandi inyigisho Pasiteri Theogene yatangaga dufite ingero z'abantu bahari bavuga ati njyewe nahindutse ku bwa Pasiteri Theogene njyewe nakijwe ku bwa Pasiteri Theogene rero ntabwo inshingano za Pasiteri Theogene kwari ukugira ngo azayobye abantu rero ikindi bamubaje ngo inshingano babaga bafite ukabumva naho ari kurya iminwa ntashaka kubisobanura ariko si ukudashaka ahubwo ni ukutabimenya kuko uri kumva niba kugeza izi saha njyewe mu kuri kwanjye njyewe ngoboka bitewe n'uko nakora iki kiganiro navuga yuko kariya ari agapangu ahubwo njyewe iyo mba muri kiriya kiganiro nari kumubaza iki kintu kuki yavuze wapfuye kandi we yararangije urwe ntavuga abo pasiteri bandi bakiriho kugira ngo ahubwo abantu babirinde bere gukomeza kuyobwa nabo yavuze ngo ntabwo yabavuga ngo icyakora ngo bamusengere Imana ngo akomeze ngo agwize imbaraga ngo wenda ngo igihe kizaza ngo azagenda amena ayandi mabanga ariko si wa mugani tugaruke leta igitwereka abantu bakoze ibyaha uri kumva kandi nta yindi mpamvu ibibatweretse ni ukugira ngo tubagendere kure uri kumva kuko twamenya amabi yabo bakatwereka bati ababibye bakoresheje wenda ikoranabuhanga muri make ubizi isaha uyu muntu biragoye kuba wamuyoberaho ku ikoranabuhanga uhita uvuga utuyandangiza leta itweretse abandi bantu bagiye biba bakoresheje ubupfumu ahangaha tuvuga uti ntabwo namuyoberaho kuko ibyo yambwira byose kwaba ari ukuntuburira leta igiye itwereka abandi bantu bakoze ibyaha bitandukanye urabona niba bagize gutya bati bamura iki arafunzwe azize ruswa ni iyihe mpamvu biba bikwereka ngo nawe nujya gutanga ruswa baratasiyo mugani niba kuko ari iby'ukuri niba yashaka gukiza abantu uranakoze aka kantu kuba ukavuzeho niba yashakaga gukiza abantu kuko aratubwira ko yahindutse uri kumva agiye gusenyera Satani none se agiye kumusenyera gute kandi n'ubundi wavuga yaritahiye niba yaritahiye nuvuga ngo uriya n'ubundi ntaba kimukurikiye reka ariko tubivuga nta n'icyo akishe kuri ubu ngubu ubu ntacyo kijije byararangiye urwe rwararangiye we wa mugani abandi 8 bafatanyije nawe kuki atari batubwira ahubwo ngo aribo twirinda kandi koko biri ngombwa kuko aribo twirinda kuko n'ubundi nibo batujyana hagize gute ahabi kuko niba ashaka ko gukiza ubugingo bw'abantu natwereke bariya ahubwo aduhe n'ibimenyetso ntabyo afite Evo ntabyo afite reka nongere mbisubiremo nta bimenyetso afite kuko se wagize ngo nubwo avuga gutya ari nk'ubuyobozi bumukurikiranye ati twereke ibimenyetso koko uri kumva bigaragaza ko Pasiteri Theogene yakoranaga na shitani ahubwo ngenda abona ahubwo leta ahubwo yakwiye kuvuga ati natwereka abo bandi ahubwo kuko urugero yerekanye ibimenyetso byatuma leta mugani idukurikiranira aba bantu uri kumva ntidukomeze kwizera imbaraga zibarimo kandi atari imbaraga z'Imana izi saha igihugu kiba cyumva abantu bahinduka uri kumva bagahinduka abakristo none uri kutwereka abakristo kandi nanone yuko bakorana na Satani twereka ibimenyetso koko bigaragaza yuko bakorana na Satani kuko nawe ubwe nubwo avuga gutya ntatwereka n'ibigaragaza yuko yakoranaga nabo koko si wa mugani nawe naza twereka ati ngewe ibimenyetso mfite ni ibi n'ibi hari umusore umwe uvuga ko yakoranaga na Illuminati yagiye kuri Zaburi nshya akagenda avuga ati dore irangamuntu
uri kumva akazana ibimenyetso bigaragaza yuko yakoranaga, dore irangamuntu, dore impapuro, dore amasinya nasinye, dore aho nateye igikomwe nyiteresheje amaraso. Uri kumva uyu nguyu kuko ukavuga uti byanga bikunze hari yagezeyo koko. Uri kumva nawe rero nawe ngaho natwereka ibimenyetso bigaragaza ko yakoranaga nawe, tari ukuvuga ngo yanjyanyeyo ngo turaganira ngo bansaba ngo ibi n'ibi ngo nemera kubitanga. Ibyo bagusabye natwe bitwerekesha ibimenyetso, wibitubwirisha amagambo. Hangaha rero ni kwaba ari ukudutubura, ari ukubitubwirisha amagambo. Ariko uwavuye mu rugo dufitanye gahunda yuko turagira hano saa tatu nka gutanga, ukambwira uti nageze mu nzira imodoka ngira impanuka, ikinyemeza ko wagize impanuka ni iki? Ni uko imodoka yawe mbona aho yangiritse, yego, cyangwa se nuko mbona aho bayigoye nawe ubwawe mbona aho wakomeretse. Nicyo kimenyetso kingaragariza ko wakoze iki? Impanuka. Niba rero ugiye kumbwira uti impanuka, basi wenda aho kujya aho kumbeshya impanuka mbwira uti habaye mbutiyaje. Habaye mbutiyaje, byo nta kimenyetso mfite. Nibyo nta kimenyetso ndiwe. Kandi ushaka ikimenyetso ushobora no guhita umbwira uti fata ifoto ko muri mbutiyaje unyereke yuko harimo mbutiyaje. Uri kumva? Ariko umuntu araje ngo nakoranaga nabo, nari kutwereka ibimenyetso bigaragaza ko yakoranaga nabo, ntari kutwereka ibimenyetso by'abandi basigayeyo ngo tumenye uko twirinda. Ahangaha ari kudutuburira kandi ari kutubeshya. Ikibazo abantu bagira, ntazi ko abantu bari kubeshya nabo batekereza. Yego, aje ahangaha agiye kuri kamera aratubuye arabeshya, ntazi ko abantu neze ku isi umaze uti niba koko hari abasigayeyo ko atabavuga. Kuko niba koko ashaka gusenyera Satani, yumva yakijijwe ashaka kurokora abantu, ntabwo yakatweretse uwagiye, yakatweretse ahubwo abahari. Kuko wagiye n'ubundi ntitukimukurikiye, ariko abahari turacyabakurikiye. Nese natanzuje nkavuga na video ze akenshi na kenshi sinshaka kuzireba. Kubera iki? Kuko ntagikene. Niba ndi kuvuga ngo video za Theogene sinshaka kuzireba kuko ntazabona izindi. Uri kumva? None weho uje utubwira ngo yakoze ibintu muri make, urashaka kutwangisha uyu muntu, kandi nubwo uri gushaka kumutwangisha, reka nkubwire ngo ntibiri bukunde. Reka nongere mbigusubiriremo, ntibiri bukunde. Iyi mitwe wapanze ntiraguhira. None se koko uyu muntu niba ari umupasiteri, yose ntabwo waba pasiteri udafite abantu wabwirije. Yego. Ubwo waba uri icyuka. Yego. Ntabwo waba uri pasiteri. Yego. Ntabwo yaba agiye gusenya ibyo yubatse, ntabwo yaba agiye gusenya aba bantu yabwirije ubutumwa nibe bahari koko. Kandi ari byo mvuga ngo ari kwitaba mu rwobo adashobora kwikuramo. Kuko uzi isaha niba yaraje akampanurira ngo Imana impaye imodoka, uri kumva, mu kanya agahita agaruka ngo nakoreraga Satani, ni Satani wari wantumye, ya modoka ntabwo ndi buyizere. Hanyuma niba ntari buyizere rero, weho wayimpanuriye sindi bukwizere. Ubwo ubaye waranayibonye wahita ugera ibibazo, ukavuga uti burya ntunzi byavuye kwa Satani. Byavuye kwa Satani, ahubwo abantu yatuburiye abantu yahanuriye. Mumenye ibyo yabahanuriye, wa mugani niba byarasohoye mu birindisha amasengesho. Kwa mugani kongera tugatekerezeho. Niba hari ibintu yahanuriye, niba hari abantu yahanuriye bikaba byarasohoye, ubu ntabwo bari bugire ubwoba. Ubwo nyine bajye ku mavi. Usiye ko wa mugani wawe gashobora kuba ari agatwiko, ahubwo ikibazo turibaza kukibariza gutwikira kuri Pastor Theogene. Bamuretse akaruhuka koko nyuma y'umwaka ugiye gushira. Impamvu baza kumutwikiraho, Pastor Theogene yubatse izina rigaburira abantu. None na nyuma yo gupfa baracyashaka ko ribagaburira. Rya zina niyo usomye Bibiliya, Imana ikubwira ko na nyuma yuko Elisa amaje gupfa, ari igihe bahetse umurambo, bageze mu nzira baranyerera, umurambo uragenda wikubita ku gituro cya Yesu.
nako cya Elisa. Elisa. Hanyuma umurambo urazuka kuko wikubise ku gituro cye tu. Rero na n'iyi saha nyuma y'uko Theogene apfuye, rya zina kubera ryari izina, ni n'ikimenyetso kigaragaza ko ryari izina ryubatswe n'Imana. Kumva ni ikimenyetso kibigaragaza ko ryari izina ryubatswe n'Imana, kuko ibintu bitubatswe n'Imana birarangira, kandi birangira vuba, kandi birangira birangiye. Ariko Theogene kuko yari umuhanuzi, yari umukozi w'Imana, yari umuvugabutumwa w'Imana, yari yarahagurukijwe n'Imana, yaratumwe n'Imana, nicyo kimenyetso kigaragaza ko yari yaratumwe n'Imana. Kuko na n'iyi saha abarya baracyari muri make. Hari abantu baririye ku izina rya Theogene akiriho, akibafasha, akibwiriza, tugashyira kuri YouTube. Aba bantu izina rya Theogene ryarabatunze. Rero ikimenyetso kigaragaza yuko Pastor Theogene yari yaratumwe n'Imana, nuko na n'iyi saha izina rye bakiririraho, bakirihagurukiraho, bagishaka kuryubakiraho izina, nuko rya zina kuko ari izina ry'umuntu watumwe n'Imana kabisa. Rero kugaruka kumuvugaho, none se arajya kuvuga kuri ine, avuga ko utaratumwe n'Imana se ntibyafatika. Arajya kuvuga uwatumwe n'Imana, kuko uwatumwe n'Imana rya zina rirubakitse, rifite aho ryubakiye, rifite fondasiyo, niryo rero ashaka kwiyitirira kugira ngo nawe azamure izina. Niyo mpamvu usanga bajya bagaruka kuri Pastor Theogene, byagenze gutya kuri Pastor Theogene. Hari n'uwo nigeze kubona yakoze ikiganiro ngo dore kumva yaho Pastor Theogene ashyinguye, nyuma y'uko bamushyinguye kuki batavuze abandi. Pastor Theogene niwe muntu ukomeye, niwe muntu wari ufite amafaranga, niwe muntu wari wubatse, niwe muntu wari ufite izina rikomeye cyane ushyinguye i Rusororo. Ntabwo ari we wenyine. Ariko niyihe mpamvu bajya kugaragaza ngo dore ngo ku gituro ngo cya Pastor Theogene ngo aho ashyinguye bakagaragaza ifoto yaho n'igituro cyaho? Nuko rya zina rya Pastor Theogene ari izina ryavuzweho n'Imana, na n'iyi saha rikigabura. Neza niyihe mpamvu izina rya Yesu na n'iyi saha tukirivuga, bamwe tukanarivuga tutaranamubonye, bamwe tukanarivuga ni ukuri izina kubera ko ari izina rikomeye. Na n'iyi saha uryizeye arakira indwara, uryizeye arakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, ubuzima bwe, ubugingo bwe bugahinduka. Niyo mpamvu iryo zina na n'iyi saha tukirivuga. Hanyuma rero ikimenyetso kigaragaza ko Pastor Theogene yari yaratumwe n'Imana, nuko na n'iri zina rikigaburira abantu. Yego, nta yindi mpamvu baza kumwubakiraho izina. Wenda ngo buka turimo dusoza, reka twibaze kuri aba bantu bashobora kumva ibintu bikaba byabahungabanya, kuri kumva aya makuru. Wenda ushobora kuba ari umuntu wakundaga Pastor Theogene, ushobora kuba ari umuntu w'umukristo wari utangiye kwibaza uti se kumbe burya hari abapasiteri bakorana n'imbaraga z'abadayimoni, bikaba byamuhungabanya. iyo umuntu wamufasha iki? Ari umuntu umwe wigeze kugaragaza ibimenyetso biranga abakorana n'izi mbaraga za gishitani, kuko mu bapasiteri barimo bakorana n'imbaraga za gishitani, ariko atanga ibimenyetso bigaragaza abakorana n'imbaraga za gishitani. Ibi bintu ndagira ngo wenda mbere y'uko ngaruka ku gukomereka ku bantu bakomerekejwe n'iyi nkuru, manze mbibutse y'uko abapasiteri iki kintu uyu muntu ari gukora, uyu musore ari gukora, arashaka ni intumwa ya Satani. Nongere mbisubiremo, uyu musore muri gukurikira uri kuvuga ngo Pastor Theogene yakoranaga na Satani, niwe wamutambye, niwe watumye apfa. Iyi ni intumwa ya Satani. Ni intumwa ya Satani gute? Arashaka kugira ngo twebwe ubwacu dukure amaso, cyangwa se arashaka kugira ngo abanyarwanda bakure amaso ku bavugabutumwa bakomeye mu gakiza, hanyuma batangire kubona yuko ari abatubuzi. Bitume abantu badakizwa, bitume abantu batizera imbaraga z'Imana.
muri make batangire guhunga Imana binyuze mu butumwa bubi uyu musore arimo gutambutsa. Abapasiteri bari ahangaha abo mubona mwizera ko bakorera Imana ni nako kuri bakorera Imana, nubwo wenda hari ibimenyetso ndaza gutambutsa byavuzwe by'abapasiteri bakorana na shitani. Uri kumva rero icyo ari gukora ni ukugira ngo abantu bareke agakiza, ni ukugira ngo abantu bigumure ku bapasiteri. Kandi niwigumura ku bapasiteri nta handi uzumvira inyigisho z'agakiza, nta handi uzakura agakiza, nta handi uzabonera imbaraga z'Imana. Rero icyo ari gukora ni ugufata abantu akabatandukanya n'abapasiteri. Rero ni intumwa ya Satani. Nongere mbisubiremo, uyu musore ni intumwa ya Satani yo kugira ngo abantu batabona uko bakira agakiza. Niba atari intumwa ya Satani nk'uko twakomeje kubivuga, nongere mbisubiremo, uyu musore uvuga yuko Pastor Theogene yakoranaga na Satani ndetse Pastor Theogene yatanzwe nk'igitambo, niba atari intumwa ya Satani naza twereka ibindi bimenyetso by'abandi bavuga butumwa, by'abandi bapasiteri kuko bakoranaga na Pastor Theogene, bituma abantu tuhatinda, bituma abantu tubirinda, bitume dushakisha ubundi buryo twabonamo abapasiteri b'ukuri koko tubigireho ijambo ry'Imana. Hanyuma tugaruka ku kibazo warumbajije, iki kintu ari gukora ku bantu bashobora kuba bakomeretswa n'aya magambo ari kuvuga, mwikomeretswa n'aya magambo kuko uyu nguyu yatumwe na Satani. Muri make ni mwebwe abatumyeho kugira ngo mukomereke, ni mwebwe abatumyeho kugira ngo mutakaze ibyiringiro, ni mwebwe abatumyeho kugira ngo muve mu gakiza, ni mwebwe abatumyeho. Iyi ni intumwa Satani atumye. Rero mwikwemerera Satani, uri kumva, aza muri mwebwe anyuze k'uyu musore ngo aze kubangisha Imana, ngo aze kubangisha abavugabutumwa, ngo aze kubangisha Pastor Theogene, ngo aze gukomeretsa imitima yanyu. Oya, nimwemere, nongere mbisubiremo, nimwemerere intumwa ya Satani. Kuko iki kintu ari gukora, iki kintu ari gukora ari kugira ngo kuri YouTube abantu twajyaga tujye gushaka ijambo ry'Imana, dufite abapasiteri dukurikiraho tugafashwa. Uri kumva, dufite inyigisho z'abavugabutumwa dukurikiraho ku buryo niyo tugezeho tugasanga uwo munsi nta kibwirizwa cyabo kiriho, twemera tugasubira no mu byaranye, cyangwa tukumva uwo munsi turababaye kubera ko nta kibwirizo twabonye. Dufite, iyo tugiye kuri YouTube duhuriraho n'abatubwira ijambo ry'Imana tugakizwa. None we atangiye kuza kuba twangishiriza kuri YouTube kugira ngo tutabakurikira tukakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza. Rero iyi ni intumwa ya Satani kandi nta handi yanyura. Ijambo ry'Imana rivuga ngo nibiba ngombwa nzayobya n'intore. Uri kumva, uyu nguyu rero kuba aje yambaye isura ngo yuko ari umuhanuzi, akaza yambaye isura yuko ari umupasiteri, ni kimwe mu bantu Satani ari gukoresha. Kuko biragoye, ntabwo umusinzi azaza hano ngo agaragaze yuko Pastor Theogene yakoranaga n'imyuka mibi. Oya, hagomba kuza uwihishe mu isura ya gikristo, hagomba kuza uwihishe mu isura y'ivugabutumwa, hagomba kuza uwihishe mu isura ya gihanuzi. Kandi uyu nguyu akaza ari intumwa ya Satani. Niyo mpamvu rero mvuga ngo mwikomereka, ahubwo nimuhagarare kigabo, muvuga ngo ibyo twamenye, ibyo twamize, ibyo hari ijambo narivuze riravuga ngo niba mwarasogonge mukamenya ko Yesu agira neza, niba mwaramenye Yesu binyuze kuri Theogene, mugume kuri Yesu mwamenye. Niba mwarakize indwara binyuze kuri Theogene, mwizere Yesu wanyuze muri Theogene. Niba hari abantu Pastor Theogene yagaburiye mukumva mugize ibyiringiro cyangwa amagambo abakomeza mu rugendo mukumva murakomeye, mwizere Yesu mwamenye binyuze kuri Pastor Theogene. Naho umuntu uza kwangisha abavugabutumwa, uza kwangisha ivugabutumwa, ariko nawe ndorera ivo umuntu uvuze ngo yashoboye Pastor Theogene, ngo ariko ngo Pastor Claude ngo yaramunaniye ngo kuko ngo arimo umwuka w'Imana. Ndugu yangu, oya, garukiraho, ahubwo umenye ko watewe, yatewe, amenye ko yatewe. Niba uri n'umuvugabutumwa koko, niba afata ibihe byo gusenga,
yatewe najye gusenga, ajye mu butayu, cyangwa se niba mu butayu atagiye najye mu rusengero abwira abapasiteri ati mundambureho ibiganza, nari natewe, naratewe. Kandi ni ukuri kose, niba waratewe ukenewe, kwanza waratewe ukeneye ibiganza by'abapasiteri bakakurambikaho, mukiyiriza ubusa, bakagusenyera, ukagaruka ahangaha uje kwihana. Bitabaye ibyo urarimbutse, Satani arakubonye. Rero nari ndimo mvuga ngo ngana ku musozo, mwikuka umutima, mwihabuka, mwigira ikibazo, nimukomere kuri Yesu. Navuga ngo Pastor Theogene ni turufu yo kugira ngo bamurireho, ariko ntabwo ari uko yakoreraga Satani, ahubwo ni ukugira ngo bubake izina. Imana ibahe umugisha. Yego, ngo bakaba barakoze. Reka dushimire n'abadukurikiye, ibiganiro byacu byawe mukagaruka. Shalom, shalom. Shalom.